Yes, welcome back to the smart corner of the internet. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mande enye z'isi. Reka twizere ko mwese mumeze fresh, yaba wowe uri mu kazi, yaba namwe bandi mwiryamiye. So reka twizere ko mwese mumeze fresh. Iki ni cya kiganiro cyanyu Just Real Show, aho tubageza amakuru agezweho by'umwihariko mu myidagaduro. Twibanda cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, tukagenda muri Afrika ndetse tukajya no kwisi muri rusange. Tuba turi kumwe n'abatumirwa abagiye batandukanye, tuba turi kumwe n'indirimbo zigezweho by'umwihariko izo mwitoreye munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu. N'ubundi ni Just Real Show. Guduci Just Real Show ushaka kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo YouTube, Instagram and TikTok. Ahangaha ushobora kudusanga. So reka nizere ko rero tugiye kubana muri iki kiganiro. Tumaze kuba saa 8:30 n'itatu, kiraza kurangira saa 10 zuzuye. Dusanga twakire muraza kutwihanganira, ariko saa 10 zuzuye tuba tumaze kubagezaho byinshi kandi byiza. So uyu munsi ni Monday. Ese weekend yawe yagenze gute? Gusa igitangaje, so nago ni njyenyine. Igitangaje ni bagiye ko hari umuntu turi kumwe, so muri studio nago ni njyenyine ndi kumwe na Jennifer nk'ibisanzwe. Jennifer, hi. Hey to. Umeze neza? Meze bo. Okay, suza abanyarwanda. Tuje abantu bose bakurikiranye Good TV, abantu bakunda ikiganiro cyacu Just Real Show. Ikiganiro cyacu nk'ibisanzwe kiba kwa mbere, kuwa gatanu kuva saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Rero ewana, abantu bakurikiranye kino kiganiro ewana, tubafite ibintu byinshi nimuze kuva ku murongo wa Good TV. Tubafite ibintu byinshi dutegereje kubereka. Jennifer, dufitiye abanyarwanda weekend kuri we yabyagenze gute? Ya weekend yari bo. Urebye nyine weekend yanjye yari fresh. Warameshe? Ntago nameshe muri iyi weekend ma. Wakoze iki? Ntago nameshe to. Urebye nyine nafite ibintu byinshi byo gukora. Nafite like ikirori ndi bujyemo. Yambariye umugeni. Oya, nagari umugeni ariko nafite ikirori ndi bujyemo n'izindi gahunda za famille nafite gukora. Nafite ibintu byinshi byo gukora muri weekend. So ase kubera iki weekend rimwe na rimwe ku bantu benshi bayifata nko kujya kunywa inzoga? Wabuze impamvu y'ibyo bintu? Ntago nzi impamvu abantu bamwe na bamwe weekend bayifata nko kujya kunywa inzoga. Nje like kuri side yanjye mba numva urumva weekend tuyifata nka nyine nk'iyo kuruhuka tu. Ni icyo gihe cyo kuruhuka. Urumva impamvu mbikubwiye? Ndikuza mu gitondo ku kazi, nahuye n'umukobwa yari ari kuva kuri moto, hakurya yihicaye abantu ngiye kumva bababyeyi nyine tu. Baramuhamagara, yitwa Claudine. Baramuhamagara ba Claudine aho bari hose ndabasuhuje. Hari n'umukobwa turi inshuti yitwa Claudine ndamusuhuje. Ahita bamubwira ngo Claudine. Abitaba nyine areba inyuma ameze ukuntu nk'uwasinze nk'uwazirayemo byada. Ngo bimeze bite? Ngo ni sawa nyine, yifitiye isoni ahita yihuta ninjira bajyana no gusuzugura. Ariko njye bashobora kuba bagize no gusuzugura, ariko njye nabibonye yari yabaye nyine tu. Yari yabaye. Ariko ukabona nyine ni ibintu bitasaga neza. Mu gitondo kare yambaye ikabutura, yambaye agapira nk'umuntu uvuye mu kiyede. So ariko nibyo nyine, ariko weekend sinzi impamvu abantu ngiye kinabonye. Noneho hari nko kuntu wigira nko muri sport mu gitondo ku cyumweru. Nibwo uvuga ati wewe uhita wumva nyine ugize nk'impuhweto, ukavuga ati se urubyiruko rw'u Rwanda nyine rumeze gute? Ukumva nyine ukabona ugiye ubundi nka saa 12 saa 11, aba baby abajama, umujama atwaye ipantaro mu ntoki, inkweto ari kuyikurura, ntashobora kuyikurura, nta nubwo afunze rase. Umubebi we noneho yagiye yambaye inkweto ndende, urumva na dukabutura cyangwa utushipa tujya twambara. Aba baby nyine twasohotse tugiye wenda twasohotse bisanzwe, inkweto zamunaniye ari kugendesha ibirenge muri kaburimbo. Noneho hari one day nize kubona umubebi yari inyariye bro. Mana we, gikora naravuze ati cyakoze u Rwanda rufite ibibazo no kuri kw'Imana. Yinyari yasinze. Ubundi imbibona umucama
nyine yaramuherekeje yaramutwaye kuri moto umumotari nyine abatwaye ari babiri hari mu gitondo noneho mu baby we nyine mani yari inyariye niba yarabimenye simbizi nyine inyariye yasinze inyariye yasinze umujama wari umuherekeje yari afite isoni twanyuze nk'ahantu nyine like mu gasantere ese umujama yari muzima ntago we yasinze mani we nimba yari yanabaye yari afite ubwenge we nyine yari afite ubwenge noneho mu baby atwaye inkweto mu ntoki bageze nyine aho bava kuri moto ava kuri moto abantu bose nyine batubona ko yinyariye noneho mu baby adashaka no gutaha umujama ari kumutaha cyangwa adashaka gutaha ashaka gusubirayo abantu baraje like bahita bakora sako bahuzuye umujama ikintu yakoze yarirutse twagiye ngo tubona arirutse mu baby nyine nawe amwirukaho nyine abona kugenda ariko nyine hari ibintu ureba ukahita wumva bigukoze ku mutima ukavuga ati mana yanjye kubera iki nk'ibi bintu koko uvuga ati nk'ubu umweretse nka video like igihe nyine ari buze kuba ameze fresh nyine ari gutekereza neza bavuga ati umweretse nka video y'ibintu biri kubera hano nyine yakumva bimeze bite nkeka ko ibiba biri kuba ababizi kubera ko ntabwo aba yatawe nyine nuko aba atari kwikontorora ababizi iyo amaze kuba muzima arabyibuka byose ashobora kwikura byose akabyibuka nese ko bajya bavuga ngo umubwira ngo wakoze ibi wapi ntabwo ibyo bintu ntabwo nige nabikoze nyine ukabona baba bari kwigirishwa sure ntabwo nk'inzoga ariko baba ntekereza ko baba bari kwigirishwa kubera iki nyine baba bari kwiki bumva baba bari kwigirisha ibyo ari byo byose ibintu biba biri kuba babizi nuko aba atari kubikontorora nyine ako kanya iyo wanyweye inzoga siguha confidence zikagaba bakumva nta kintu ugiye gutinya ibintu byose ukumva wabikora no iyo abuze imbaraga nk'abo ngabo nyine binyarira iyo abuze imbaraga zo kuba nyine ashatse kunyara ari kubona nta ari bubone hafi aho ngaho akabura imbaraga so ahita abyikoreraho nyine akumva nyine nta kibazo so nta muntu w'umuseke nta muntu ari gutinya ako kanya nta soni afite nyine niyo mpamvu biriya itera biriya ni hatari inzoga aya alcohol nta alcohol unywa pekahise okay ibyo bintu nabaye mbihariye abandi si ibyanjye none se ubona ari abahungu kuko hari abavuga ko ari abatipe basindisha abakobwa iyo umukobwa asinze ari kumwe n'umutipe bivuga ko ari umutipe wabigize muri kugira ngo uwo mukobwa asinde koko Jennifer cyangwa se namwe abanyarwanda mubona ariyo mpamvu bitera mubona ari twebwe cyangwa se ari abatipe babigiramo uruhare kugira ngo umukobwa asinde bari kumwe oya ntabwo navuga ngo ni abatipe kuko ntabwo umukobwa aba yajyanye mu kabari aba ari munsi y'imyaka 18 kandi bavuga ko umuntu wenda w'imyaka 18 aba ari mukuru ariko habaho gushukana ariko nyine gushukana ndi kubyumva ariko kuvuga ngo bamushutse ese barayigusuka hari umuntu bajyana mu kabari bakamuha inzoga bakayimusuka ntabwo bibaho nyine hari nyine gushukana se bibaho ariko bagushuka gute bibaho gushukana nyine kugushuka nyine hari wenda kugushuka sinzi ubundi buryo wenda si niki cyatuma aya ntabwo bishoboka gushukana njyewe ntekereza ko ntabwo bibaho cyane ko mba numva kuko gushukana nyine no kugendera mu kigare ni ibintu bibaho nyine bibaho ahubwo iyo uvuga ikigare 100% ikigare nacyo ni icyo ngicyo nyine ivuga ikigare none se wenda reka nkwiye nk'urugero umuntu ashaka kukunywesha ikintu utanywa utabishaka wakinywa benshi banywa inzoga uyu munsi bazitangiye ari ikigare bazitangira mu kigare kugira inshuti zinywa inzoga bagendana nazo niho babitangiriye benshi hafi 80% ntabwo bazinywe aribo babyitangirishije ushobora kuvuga ati ntabwo nywa inzoga ntabwo nifuza kuzinywa ariko ugendana n'umuntu unywa inzoga so uko byagenda kose uzazinywa nawe mukomeje kugenda murasohokanye agiye kunywa inzoga wowe ntabwo ari kumwe uzagenda so nibwo turarana mu kabari n'umuntu utanywa inzoga wuzinywa ntabwo ngiye ariko abantu banywa inzoga batangira kunywa saa 5 saa 6
nibwo baba batangiye kunywa. So warangiza uri kumwe nabo, how nyine muragumana uwo muntu, wowe utari kunywa inzoga, mukagera saa saba uri kunywa fanta, utuhanga biba byarangiye, ukagera saa saba uri kunywa fanta mugakomeza. So good. umva ngiye ikintu nemera cyo nuko bishoboka. Ikintu nyine reka nkubwire, umuntu mukuru, niba nyine umuntu mukuru abatekereza, sibyo? Kandi wenda hari impamvu bituma utanywa iyo nzoga, sibyo? Wenda uri kuvuga ati okay, njye nawe nshaka kunywa inzoga kubera impamvu zinizi, nasanze inzoga nta mumaro, nta cyiza kivamo, nyine no kwandagara no gutakaza agaciro. Wowe ukavuga ati wenda kubw'impamvu zanjye runaka, cyangwa sometimes ugasanga waretse no kuzinywa kubera wenda ahahise hawe. Hari abantu batazinywa kubera ahahise habo ibintu babonye. Rero kuvuga ngo umuntu ngo mushaka kurarana mu kabari mugakesha, abo bantu barahari. Nukuri uri kwigiza nkana Jennifer, nukuri kandi mugakesha kandi utazinyweye. Tuvuge ko nta abantu zibanywa inzoga ari bo babyitiyemo. Ntago yabyihitiyemo. Yego. Ntago yabyihitiyemo, ni Kigali ariko yarizize. Okay. Yizize gute? Atizira se umuntu. Tekereza ku muntu nk'inzoga uyu munsi uri kuvuga ni Kigali. Byatangiye bite? Byatangiye reka nkwereke. Yego. Hari ukuntu umuntu aba afite inshuti, cyane cyane ku bajama. Cyangwa n'ababibi nyine bose muri rusange. Yego. Umujama bari kumwe n'abandi ugasanga nyine bari kumubwira ati umujeni na udafata ku kantu happy kabisa, nta kintu kirimo. Noneho we mindset ye nawe igatangira kumubwira ko nta kintu kirimo to. Ariko n'ubundi ni cya kigana kubwira no kuba bamushuka nyine, kuba bari kukubwira ngo nta gufata ku kantu nta kintu kirimo, mindset yawe nijya kubyinjiramo biraza kurangira ubikoresheje. Kandi nubahunga nugendane nabo ukahita ubarekera icyo gihe, ntago icyo gihe nyine biraba birangiye. Okay. So wareka icyo kigani nimba wumva